ngwa ubwo insengero zatangiye zifungwa hano i Kigali bigenda byerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu kugeza ubwo insengero zibarirwa mu bihumbi 7,709 zafunze imiryango kubera kutuzuza amabwiriza yari yatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Aya mabwiriza ni amabwiriza yaje mu gihe cyatambutse muri za 2018. Icyo gihe hafunzwe insengero zigera kuri 700, ariko nyuma yaho bigaragara ko havutse izindi nazo zaje gufungwa muri iyi nkundura yo gufunga n'ubundi y'ejo bundi. Ubu rero igikurikiyeho ni uko ku munsi w'ejo twari twabikomoje ariko tutabigiyemo cyane, ni uko igikurikiyeho ari uko hari izigiye gusenywa. Noneho ni insengero zigera kuri 55 zigiye gusenywa. Ibi ngibi bikaba biri mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda, ni mu ntara y'amajyaruguru nyine. Havugwa insengero zigera kuri 55 zigiye gusenywa kubera kutuzuza ibisabwa nk'uko bigaragara ku rutonde rwamaze gusohoka. Urwo rutonde rero rukaba rukomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mu karere ka Rulindo niho hagaragaye umubare munini w'insengero kuko izi zasenywa muri ako karere honyine ari insengero 39. Naho mu karere ka Musanze hazasenywa insengero zigera kuri 5. Insengero 8 nizo zasenywa mu karere ka Burera, naho insengero 3 zikaba arizo zasenywa mu karere ka Gicumbi. Iyo ni mu ntara imwe irimo insengero zigera kuri izo ni 55. Nibyo dushaka kubanza kugarukaho mbere yuko wenda tujya no mu bindi. Mu kanya katambutse ubwo twagarukaga ku nkuru twabanje kubabwiraho, mugenzi wanjye Jonathan bavuga neza, hari ibyo yaratangiye gukomozaho byatumye uwitwa Mucyo Kado Prince avuga ati mwaramutse neza BNB. Ati bwana Jonathan baguciye mu ijambo utarasoza kuvuga ibishobora kuba byihishe inyuma y'ifungwa ry'insengero n'amadini, kandi twari twayabanguye ngo twumve icyo tubwira. Ijambo ni ryawe. Hari impaye kandi wowe wumva wariciye wowe ziryacitse naba nkirigaruye. Ijambo ryacitse naba nkirigaruye. Ryacitse ryagiye. Dutuye mu kitoroshye wana. Ryacitse ryarangiye. Okay. Niko ariko icyambere kuri ngewe ntabwo ibintu niba bibaye muri sosiyete bitamenyerewe abantu bajye bihangana, kubera ko ikinyarwanda ntabwo ari ururimi tuvuga. Ikinyarwanda kirenze ururimi tuganira, ahubwo ikinyarwanda ni idini twemereramo nk'abanyarwanda twese. Yego, sibyo? Idini y'ubumwe. Oya, uretse iby'ubumwe ibyo nabyo ubiretse. nayo ni igice kibigize ubunyarwanda. Yego. Ariko ikintu cyitwa kirazira, imigenzo n'imiziririzo, ibyo bintu bitatu burya hanini nta nibyo umunyarwanda reba ajya kubwira ngo ibintu byadogereye, kuko kirazira, imigenzo n'imiziririzo bitagikora akazi kabyo. Yego. Ubusanzwe iyo bavuze umuco mu buryo bwa nyabwo wumva ibintu 7. Ari byo kutashobora kubikurikiranya, ariko harimo umuco nyarwanda cyangwa umuco hose ku isi hose. Ku isi yose. Umuco wose ku isi yose. It's okay. Ni ibintu 7 wumva. Hari idini, hari amateka, hari ibikorwa, hari imyidagaduro, hari imigenzo. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda utagiye kubimarayo byose kuko turi ku madini. Iyo dini uvuze iba mu muco, buri hantu hagomba kuba hayifite. Yego. Ku isi yose. Yeah. Buri gihugu cyose, buri sosiyete yose irimo abantu bagomba kuba bafite umuco. Uwo muco ubonera muri ibyo bintu uko ari 7. Nitugera ku idini, niba kubwira ko haje abantu basenga bameze gutya, hari ubwo uzumva sosiyete hirya, kuko idini izisanga sosiyete. Yego. Ntabwo sosiyete yinjira mu idini, ni idini ryinjira muri sosiyete. Iryo dini nirizo uzumva abantu bavuze aba bantu bose ibyo bakora ni ibikize, bakavuga kubera ko byaje ari bishya.
ariko noneho reka tujye ku myidagaduro. Ibintu byabaye biri mu myidagaduro. Akabari kari i Nyamirambo karimo abakobwa polisi ifunga, karimo abakobwa polisi ijyana pandagare 12. Pandagare 12 ubasha kuzibaruka zumva. Ureba ahantu zaparitse, zakoze ko ureba ahantu zapanuye zagiye gufata abantu. Urumva uwo mukwabo buhari. Niyo zaba ari 3 zonyene. Niyo yaba ari imwe kuyibona ahantu haparitse. Yego. Uravuga uti 12 nizo zaje. Abantu barabafashe urabafunga ukabafungura. Sibyo? Nuko mbaba ntacyo bakoze ariko. Nabyo ntabwo ari ibyacu ngo tubijajinge. Sibyo? Ariko societe yabereyemo ibintu bidasanzwe, irimo abakobwa babyina bambaye ubusa. Umukobwa w'u Rwanda ntabwo ari uw'amabere abiri. Umukobwa w'u Rwanda ni context y'izina. Uri kubyumva? Kuko ahandi bazabita inifiye cyangwa girls. Nujya kubidefinisa urayoberwa icyo ari cyo. Mu Rwanda ni umukobwa. Hirya yuko yaba inifiye ariko ni n'umukobwa. Biva ku nshinga gukwa. Rimwe na rimwe hari ingingo umuntu yirinda kuganira kugira ngo abantu mutishyikirana mu myumvire utaza kwisanga wabacumuyeho bitari ngombwa. Sibyo? Umukobwa w'umunyarwanda arenze kuba egere wo muri Amerika. Arenze kuba infiye wo mu Bufaransa. Umukobwa w'umunyafrika muri Tanzania bazakubwira mwanamke. Mukwe. Wabyumvise? Mukwe. So, rero hari ibintu byinshi uzazana muri Afrika ntibikunde. Base kumbwira ibimansuro ukambwira n'ibindi ibyo ko biri mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Bidagadura bate? Ahantu bajya kwidagadura bakabanza gukinga. Ibyo ni ibiki? Hano mu 2014 bigeze kuri Koroza bari kuvuga ibintu byitwaga ngo na ama house party. Nubu bakubwira ko bihari. House party. Yego. Ntabwo uzamenya ibyo ari byo. Niyo mpamvu cyagiye nabanje kubizana ngiye guhita mbyinjiza mu madini, uburantanga tanze umeze nka babahungu baba bari kubuza umukinnyi kujya kwishyira mu igitego. Ndavuga iki gitego reka nkireke. Ndaza kubanyitsinda. Oya, ushatse uranakihorera. Uragitsindira ikize. Uranakihorera iyo ushaka. Kazagitsinda ejo. Kubera ko ubona baguta abadefenseri bagutanga tanze. Abo ni ba Derrick bambujije kuvuga ibi bintu. Umukobwa w'umunyarwanda arenze kuba fiye na fiyete bo mu Bufaransa. Yego. Sibyo? Kuko we ababyeyi bamubyara barindiriye inkwano. Nimvuga gutyo abafeministe barahaguruka. Uyu munsi ntabwo wamubona umufeministe wese utekereza mu iki gihugu. Babandi bajya bavuga abafeministe. Marshal yunitse umutwe n'abajya ambwira ngo buriya ngo niwe. Ngo ni umufeministe. Turarinda tuva hatavuze. None nukenera Marshal turi bumubone. Kereka ingingo n'uyijyana ukajya kugishyingura. Turaza guhindura ingingo. Kuko nanone ntabwo twamuheba gutyo. Ariko ntabwo wamubona. Wavuze kuba feministe. Abitwa bande singiye kubavuga amazina ariko nginkwano ngo niko agahugu katagira umuco se kaba kakiriho. Wapi? Nimushake nubona igihugu cyagiye mu buryo bunyuranye n'umuco w'abene igihugu. Ahubwo n'ubu ndimo kwibaza ko igihugu nacyo si imisozi zamuriye mikoro. Ntabwo igihugu ari inzuzi, si ibibaya n'ibishanga. Oya wavuze widozera, si ibiti n'amashyamba. Widoze ndakwihorera. Nari narangiza se? Ntabwo urasoza ubu nguko. Kugeze nk'Irusizi. Derika yambangamiye. Kandi iyi video ni muntera umujinya. Iyi video ndayikinira hano. Nta kibazo. Utanga show. Ni mu ndakaza. Iyi video ndayikinira hano. Ngase rakara mwana. Ndabizi neza nzu buryo ndi buyikine ntimugirane ibibazo n'amahame ya Google ko nayo ndayize kare ikibazo. Rakara turebeza. Iyi video ndayizana hano. Akwarakara warakara neza ye.
ariko abakobwa bumvise uko bavuga Derrick, kubera ko ugikomeza wabumvise cyangwa nongere mbabasubize, kubera ko ugikomeza mu ijambo ryawe ndimo kuvamo abakobwa ejo bundi harimo abakobwa gusa. ejo bundi uzi neza ko wateguye nyiririya ni gute turirimba human trafficking ituryamyemo. icyo ushaka kubwira, ugafata umukobwa ukamuha akazi umubwira ngo kondisiyo y'akazi, kondisiyo ni ukubyina wambaye. ese urimo kuvuga umukobwa nk'umuvigitime cyangwa umukobwa ni victime, societe ni victime. none se umukobwa kari uvuga wenyine abamwishyura. Derrick yazindutse mu gitondo Derrick yazindutse mu gitondo yikoma umuntu wasohoye ari amashusho. uza abagabo ndamubwira uriya muntu wasohoye ari amashusho tumumenye namusengerera icupa. oya ntago ari byo. mwamusengerera icupa ry'iki? wagufotora muri dushe wagira muri dushe nyine. muri dushe se ni mu ruhame. hariya hagira amabwiriza. hariya ni mu ruhame. hariya hagira amabwiriza. uruhame rufite amabwiriza. ni mu ruhame si mu ruhame. ntabwo ari mu ruhame. kubera ko ni mu kabari gafite amabwiriza. turakwambura ijambo. ahubwo nijye uri bubambure. turakwambura ijambo. nicaye kuri mixer. ntabwo turi bukore ikiganiro. nicaye kuri mixer. ntabwo turi bukore ikiganiro. oya turi brainwashed. brainwashed gute? hariya ni mu ruhame si mu ruhame. gushinja abantu gushinja none se reka ni mu kabari gafite amabwiriza akagiye. ukoze ikirori mu kabari ni mu ruhame si mu ruhame. ukoze ibirori byawe ukabiha amabwiriza na protokole yawe. Derrick turamwambura. umuntu yakwinjira mu birori akaza kugira. ubu ngewe nafata ibirori urwo rugero utanze. umuntu yaba afite ubukwe yamara kugira ubukwe akabwonganiza uko abishaka agategeka abazaza, wowe ukaza ugafata ibyawe ukabijyana. ubusaba Cristiano Ronaldo bose twagiye kuva barongora ntibavuze ati ntajye umuntu unyishiriza kamera hano. none wari wabona hano hari naho bari barongoye. nahariya nabo kamera ihemewe. bafite protokole n'ibyo bakora bakakubuza no gufotora. ese ntabwo urajyamo no gufotora. ntabwo urajyamo. wowe uraje urafotoye. uzi ko utarajyayo wa mugani ntufite ngo ntabwo urajyayo. iyo ugiye ahubwo umuntu wagiye gutoragura uwo mwanda akawuzanira abanyarwanda niwe kibazo kuruta umwanda wari uri hariya. iyo ugiye barakubwira bati ntawe ufotora. none se hari ahabaye umwanda gute? nawe kandi nawe ari birimo kuvuga. naho muzagera umukuru. none se nyine ko ibintu ukoze cyane ko bigukurikirana n'ubundi nawe tuzavuga ati n'ubundi ntaheza heza. none se yatangiye ashaka kuduheza. iyo video uko itangira turabizi. dufunga akadufungura twarabimenyeye. urabeshya none ntabwo ari ubwa mbere baje gufunga hariya. kare kasi n'ubwa kabiri ubwo ni akamenyero nyine tubura n'ibyumweru bibiri gusa badufunze ibyumweru bibiri. nabi ibitoki barabafunga bakabafungura kenshi na kenshi ntabwo baguma muri ntuza. bariya nta n'icyaha bakoze. ngena nivugiye iby'isengero ahubwo mwari kumwaritse twumva. ubundi hariya n'ubundi bamufunze ahita ahindura location. bamufunze agahita ahindura location. icya mbere nuko ababyinnyi bahari. barahari pe. mukaza namwe mukaduhasho. mukaduhasho. ndanga ko offending abantu w'iki gitondo. offending cy'abantu ariko ko twigeze kureba volley beach volley yigeze kubera i Rubavu uza amagambo abantu bavuze. urabona kuki babivuga nyine? urabona ngo twenda niho mutari ngo twenda ngiye kubaza abantu barambwira ngo kuki babivuga ngo ku isi yose nawe dufite ibintu y'abantu bakina volley. ntabwo u Rwanda ari isi. u Rwanda ni igihugu dutuye. u Rwanda ni ikirwa se kibanda cyonyine ku buryo hari ikintu cy'ubanza n'ikibe cyaba hano. hanyuma imipaka niba atarakarwa imipaka ibereyeho iki? ntabwo ari imipaka y'umuco. ntabwo ari imipaka y'umuco. ahubwo ni isangano riduhuza n'abavandimwe bo mu bindi bihugu. hako se wowe bite byawe? hariya abantu bajya bishyuye. hariya abantu bajya bishyuye. imipaka igira uko igenzurwa, kwinjira mu gihugu bigira uko bigenda. n'ahandi hari protokole n'ibyo ndereka kubwira. iyo uje ugakora ibintu binyuranye n'uko sosiyete ibigera. muri sosiyete iri moderne noneho niba uri Vincent Lirike uwakoze ibintu binyuranye ukaza wigize Rambo, uwakoze ibintu binyuranye mu kiriya cyumba ni uwafotoye binyuranye. amategeko arahari. inzu iri muri kave. inzu irarinzwe. wowe ujyamo wishyura bataguhamagaye. umva nkubwire. hasi Rwanda ejo hano mwavuze icyaha ikosa ry'akazi hano mujya mukora ryitwa banalization. nende kubanyeza wowe Marshal atangiye kumva wibanure. Marshal atangiye kumva wibanure. harimo abantu b'indisipurine. we barakubwira tugiye ku mupira barishura gutya urinjira mu muryango wa 15 wicare ku ntebe ya 9 ukicara ku ntebe ya 50. uwishyuye intebe ye araza kuza bura wicara. abantu baba basirimu muri mwebwe hano hari umuntu bashobora kudusobanurira ikintu bita citizen journalism.
citizen journalism tugerageze none citizen journalism twabyita itangazamakuru nyine rikorwa na buri wese niba ukora na rubanda okay niba ukora citizen journalism uzanyure kuri baragisi ya gisirikare uyifotore urebe bizakubaho azajya kuremba se imwe muri izo embase ziba zanditseho ngo nta gufotora nta guhagarara ubikore kuko ngo amabwiriza asavuze iki niba uri umusitizeni usirimutse ushaka amakuru kuki ushakira amakuru hadashakirwa ayo makuru afitiye ese abantu bajya muri ya byumba bakishyura amafaranga wenda reka tuvuge ko ari investigative journalism ese ikibazo nuko bafotoye cyangwa ikibazo nicyo bafotoye icyo bafotoye si ikibazo kuko ikibazo ni umuntu wafotoye umuceri wo mu Bugarama uryamye kuri depo cyangwa ikibazo nuko umuceri uryamye muri depo warabuze isoko ibyo ntabwo uri bibihuze kuko uwo muceri ukeneye gufotorwa kugira ngo ubonerwe isoko none hariya ntabwo bikeneye gufotorwa kugira ngo bikeneye gufotorwa kugira ngo bikumirwe gute babikumira se ngo bigutwaye iki byatwaye icyo wagiye kubireba wari wasohotse arwaye umusonga ahantu bishyura bigutwaye iki ko wagiyeyo uri conscious ariko genda birebye nta burenganzira nta nyasamiye ngenge mwanteraniye kandi ntabwo twasabye turimo kuvuga twizanye n'ikibazo cy'isengero wowe tuzanira ibiki hariya ntaho hajya adafite imyaka 18 umuntu ufite imyaka 18 yajya mu gikomando yajya kumanukira mu bitaka yajya kurira urutare rwandaba yajya kureba ibiki reka Jonathan muha amakuru ubundi umuntu utekereza akagiye muri parike azi intare zibamo reka Jonathan muha amakuru umuntu utekereza ntabwo yakwiye kujya muri parike niyo mpamvu bayishyiramo abagide n'abarinzi hari harimo abagide n'ababonzi n'amabwiriza hari harimo wagarutse n'ijwi n'utubwi tuba tuvuga ngo please birabujijwe gufotora ntufotore please ese ntabwo urajyamo hariya muri bari babyina bambaye ubusa ubwo nabo nagiye gukora iki bavuga neza ndi umunyacyaro oya niyo wafata iyo mashini yawe ukerekeza kuri site zicuruza amafoto y'abantu bambaye ubusa bazakubaza ngo ufite imyaka 18 amategeko n'amabwiriza byubahirizwa reka ngusubiremo cya kintu navuze mu 2020 wazanye umuco rero wakobeye reka se nakubwira nawe urangiza se twaje tuzanye isengero igihu nakubwiye ngo mujye mwibaza impamvu muri iyi societe yacu muri uyu muryango mugari wacu w'abanyarwanda iyo ikintu kitagenze neza akenshi nababwiye ngo muri component y'umuco mu bintu bigize umuco harimo ibintu 7 ndimo kureba ibyo Budara yavuze sibyo harimo ibintu 7 harimo ibikorwa harimo imyidagaduro harimo imyambarire harimo idini idini nibyo birimo gusenga harimo ariko kubambaraga inshabure kera gabanya umuco uri dynamic ntabwo umuco static umuco urahinduka ubu ngubu wakuzanira abagabo n'abagore uko bambaraga kera wumvise baba feministe wakagenda wumvije ke aba feministe bameze nka babanyetorereje ejo bundi babagiraga kayitesi umuyobozi wa RGB batariko ko muri kudufungira kandi utubari tudafunze aya mabwiriza akaniye kurya ko mutubari mutayakanira gutyo hanyuma agatari ubundi se byatangiye gute ko aba role models ibyitegererezo byanyu baba mu tubari mwe muri abantu mubwiriza inkuru nziza yo kugaruka kwa Yesu Kristo no gukiza kwa ariko hone mu burenganzira ese reka nkubaza none muri gufatira icyitegererezo mu tubari umunsi abantu oya zana urwandiko Kofi Olomide yararirimbye ngo mwashatse umuriro mwashatse leta ni hamwe mu zana urwandiko OGS yasohoye murarwana mushaka liberalisme muri buri kintu cyose mukitandukanya OGS yanditse ngo haza iby'ubutinganyi ibihe umunsi haza inkuru z'ubutinganyi zimeze gute warayisomye uko babivuze baravuze ngo ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ya muntu ni ibanga bakomeza bagira gute nawe urashaka kumbana ntaho mbana ikintu numva kiri budufashe bavuze ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ya muntu uko ayikora ni ibanga bari abantu kuki babizanye mu bantu ntago babonanishije ibitsina birana ibyo GS yavuze ntago babonanishije ibitsina ntago ibitsina babuze ibitsina se hari ako itegeko ritanga igifungo cy'amezi 2 sinzi kugera kurangaye gukorera ibiteye isoni mu ruhame asereka nkubaze ntuza bamufungiye iki wa mugabo sitima najya wari uri kuri kakabari ko haramu Kivu baramufunguye ariko basanze baramurenganyije ariko bari bamufunze se baramuhohoteye buri bari bamufunze yego ubutabera bwagerageje gutera intambwe nabariya ngo barabajyana bakabara ibyumweru 2 wa mukobwa Mugabe ese abangaba babafatira iki nabo baravuga ko babajyana Mugabe kazi Liliane wa hano Kacyiru bamufatiye iki bamujije iki ahubwo yabatwaye iki yari yakoze kuki amategeko afite amaboko ajya gusumira mwe nabo bantu bakoze ibintu muri bo bumva ntacyo bitwaye uruhande rumwe utekereza reka nkubwire itegeko nshinga ry'u Rwanda
ryifitemo igika nubwo ntajya mbasha kubizirikana umubare n'ingingo iyi n'iyi gika iki n'iki ariko yifitemo ingingo iyo bari kuvuga ku burenganzira bwa muntu mu gutanga ibitekerezo mu gutangaza no kugira gute harimo igika gisoza iyo ngingo abashobora kurisoma muri ndebere risoza rivuga ngo mundebere kuri Google banza itegeko nshinga ingingo ya 36 ivuga ku kwisanzura mu gutanga ibitekerezo Didier dushakira icyo giku kiduprojetere hariya iyo ngingo banza ari 36 uzanye itegeko nshinga basoza bavuga ngo ariko basoza bavuga ngo ariko iyo byagaragaye ko ibyo bintu bibangamiye umuryango mugari bwa burenganzira bwose urabwamburwa. Niyo mpamvu amadini uzubaka caceze nushaka kubyubaka nk'ibihumyo wuzuza umusozi ariko nibimara kugaragara ko byabangamiye societe bya bintu bazabifunga. Wigeze ubona hari abavuga barabizi ko ibyo bakoze n'uburenganzira bubangamiye uburenganzira. Edayeri byari ntanubwo byari bikiri mu burenganzira nibo bana bakobwa nimwicara hano kuri radio ibyo bintu by'abakobwa kare kabesa ko umukobwa ntushwa si abakobwa nibo bambaye ubusa nibo bakoze ibinyuranije n'amahanga abagiye kureba amategeko wamwumvise wa mupatriarike ngo ntategeko ribuze iki ni cyaha se kuba umupatriarike ko babyishyuriye hariya bakajya kubireba urumva kandi Marisha urareba nk'ujyayo bishyuriraga iki Marisha urareba nk'ujyayo dore bishyuriraga iki dore hariya nta cyaha kirimo nawe urareba nk'ujyayo hajyayo abantu bafite imyaka 18 hari ahantu bafite amabwiriza hagenga hatunze benshi haba mu Rwanda ntago wambwira ngo wowe munyamakuru wicaye hano ubu urabimenye ugiye kubigirira impuhwe muri Amerika ko bihaba kurusha inzego zindi bireba ntabwo yari Amerika. Museveni ejo bundi baramubwiye batari koko rya tegeko ry'abatinganyi uzarisinya ati gusa se ati dore ahubwo ririmo ibyiciro bine nitugufata ubyigisha uri kujya kubyigisha abandi sibyo nitugufata wowe watangiye kujya aho babyigisha ushaka kubyiga tuzagushyira ku ruhande tukwigishe tubikubuze. Nitugufata ubyigisha abandi tuzagufata tugufunge. Nitugufata ubikora tuzagufunga tunongereho akantu bita toca. Niba mufata bari toca niki gutoteza aho tugufungiye niba mufata bari mu nama y'ukuntu bajya babona amavuta yo kwikoresha iki aho zibera bazabafunga nabwo yego niba gufata noneho wabikoreye umuntu ku gahato tuzagufata agahato kose nyine ko tuzagufata agahato kose kava kakajya ntago ari keza urumva. Ariko rero hari akantu mwavuze mu kanya niba ijambo ryawe warishuje simbizi nagira ngo niyo pozeho kandi ni Derek wakavuze mwabivuga ncitse muri ngo sinumva ya ngingo ibiteza uburenganzira ku biteza imbere umuco ubwisanzure mu mitekerereze no mu myemerere ubwisanzure bw'itangazamakuru kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru uburenganzira bwo kwishyira hamwe ariko ngira ngo barabidetaye ntabwo babidetaya hehe guteza imbere no kugira uburenganzira bw'ubwisanzure hasi barabidetaya abana barisanzure ndebera ahantu hari aho babidetaye abana bisanzure aho babidetaye guteza imbere no kurinda uburenganzira n'ubwisanzure buri abantu babisanzuye ubwo kujya guha amabwiriza n'amategeko kuno yambara ruko polisi rero ni nyamakosa ni mudukorera itegeko polisi tujye kuyirega ko yakoze ishyano kuko yagiye gufata abakobwa babyinira mu kabari bambaye ubusa umukobwa wo mu Rwanda polisi nta shyano yakoze kukibikora n'abari abakobwa nta shyano bakoze ninde uri mu ikosa uri mu ikosa n'uwagiye gufata polisi y'u Rwanda nimbura mukoro ku rwego rwo gufata korute imodoka pandagande 12 ikajya gufata polisi nimbura mukoro nese polisi ihagaritse imodoka mu muhanda polisi nimbura mukoro hari ubifashe ese mujya mushobora gutandukanya icyitwa security and safety security and safety muzi kwitandukanya urabizi se iriya patrouille mubona imeze kuriya iriya operation iriya iravuga safety iriya operation ntabwo yari uburenganzira ku biteza imbere umuco. Umunyarwanda wese afite uburenganzira ku biteza imbere umuco w'igihugu n'inshingano yo kuwuteza imbere. Hari nk'agakaka katari kuza kavuga ngo ariko iyo tubona igihugu kimaze kubona ko ibyo uri gukora bibangamiye abandi ntabwo icyo kintu uri kukigeraho
biriya bibarangamiye kandi abantu bishyuye ahubwo polisi yabangamiye abantu barimo babishyuye ntabyo kintu mukigeraho polisi yabangamiye abantu kuki Liliane iyo kanzu wayambaye bibangamiye abandi na mbere yuko hagira polisi yabangamiye abantu bari bishyuye bibangamiye abandi na Liliane baramubangamiye kuko ntawe polisi ejo bundi yavuze ko abakobwa bagomba kujya bambara ndetse byakozwe n'igerageza hano za Kagugu ese reka nkubaze ubundi za Kagugu hano iyo polisi uvuga iyo bagufataga wambaye mu buryo butandukanye abakobwa icyo mupfa nabone ndo ireba uko abantu bambaye abakobwa icyo mupfa nabone iki muri dress code y'abanyarwanda ni hanyuma siko bagomba kuba bambaye ni gute ngaho duhe dress code abanyarwanda bagomba kwambara bate barikwiza gute ntumiteho mukiza mu nteko ishinga amategeko ntabwo wibuka deba yari iriyo bari kuvuga bati ariko mu rwego rwo kwikwiza ibere ryo turipfuke cyangwa byagenze gute urwo rubanza ubona n'u mwinjire muri iyo deba ibere n'ijyanira ndimo ndakubwira ibintu byavuzwe n'inzego mayidiya ese rutambe kajya aterura ibyuma wamagana rutambe kajya aterura ibyuma yambaye kwa kundi ntabwo iri ari gym ntabwo iri ari gym ntabwo ari muri gym no muhanda waterura ibyuma ntabwo ari ahari muri gym ukabona afite gatatu ariko ngo ntabwo hari ahari muri gym hari hehe noneho hari ahari mu kabari hari muri stade hari mu kabari baje kubyinira muri stade bambaye ubusa dushakira amabwiriza yasohowe umwaka ushize yagengaga imikorere y'utubari ubundi bavuga yuko dushakira amabwiriza nakubwiye mayidiya hano turi kuri radiyo ni inshingano zacu kwigisha abenegihugu none se ubwo urimo kwigisha iki urimo kwigisha iki nyine ndimo kwigisha abantu nkanabaha amakuru amabwiriza agenga imikorere y'utubari mu Rwanda biranditse ntabwo ari ibintu barota sibyo biranditse ntabwo ari ibintu amabwiriza agenga guterana kw'abantu biranditse ntabwo ari ibintu barota nimuza mwebwe mukicara hano mukabwira buri wese ko afite uburenganzira bwo gukora biriya ni mubivuge kubera ko bari abantu bari mu kabari muzababona noneho bambaye kuriya muri kuzana wa mugabo wo muri Kenya ngo yaranatorotse wamubonye wisha abantu yego none se muri kureba wa mugabo wo muri Kenya amabwiriza ahabwa hoteli Kazungu ari mu rubanza baramubaje ariko Kazungu aba bakobwa kubera icyo abakobwa arangira avuga ngo yasubije ngo iki amabwiriza ahabwa hoteli turi kubivuga kubera ko tubibona abimeze kuriya ariko nibiba amahano ntabwo bisa wese wajya gucurangira ingoma muri butike izi ngoma za karaoke none se ntiwabonye ko abantu bacururiza inzoga muri za Liquor store no muri supermarket n'ibiki ntago babahagurukiye no kuvuga ngo amabwiriza yo muri hoteli ngo akabari kagira amabwiriza yako kasino ikagira amabwiriza yayo kasino ikagira urubyiniro rwo babyinamo ninjoro rukagira yabyo buri kintu kigira yabyo betting ikagira yabyo somera abanyarwanda ari amabwiriza agenga akabari niyo bari abakobwa barabyinira mu kabari bari abakobwa yego cyangwa bari muri club somera abantu amabwiriza zana ya club bari muri night club somera abantu akabari n'iki night club witubana akabari gashobora gushyirwamo night club ariko akabari kose si night club night club irukwayo n'akabari club zimena nk'ibyuma by'amasengesho nabyo barimo gukora ariko njye namubajije abaje kureba uwambaye ubusa bambaye hafi bambaye muri kimwe cya kabiri umwenda w'imbere ushobora kuwubona ikarisi ushobora kuyibona muri sawa ni ikizira ko ikarisi uyibona amabere ushobora kuyabona ku bagabo wamaye uburenganzira aya mashusho ku bagabo ituza riri hanze abantu bakajya urumva ituza riri hanze box ushobora kuyibona ni ukuvuga ngo uwo baje kureba uwaje kureba ubwe yambaye ikibazo cyawe kuyakina hano uwo baje kureba noneho agomba kwambara wowe kuyakina ntabwo waba watandukanyije imyaka 18 kuko badukurikiye ntabwo tuzi imyaka yabo wowe no kuyakina ariko ntibyemewe wowe cyo mvuga aha ntabwo ari muri club aha ntabwo ari muri club turi muri radio keretse niba ugiye kuyihindura ushaka guhindura hano club se mba kino kibwa arimo kuvuga ngo iki ngo rakara umujinya iyo video ugisohore ngo twiyogereze amaso ariko Jonathan mwari muzi n'ibindi ntukatudeviye twaranshije hano inkuru y'isengero ngaho duhurize iyo watuzaniye n'isengero riri hari noneho Jonathan yavuze ndikumva Jonathan waramutse ndikumva mu kiganiro ariko ingingo uri gutanga ntabwo zishinga ubwo niko yashoje ubuse mbisome kandi ari ngewe uri kwataka wa mugabo araga kwataka ni igitekerezo ni igitekerezo cy'umuntu ntukamunigana ijambo utagisoma ati umuco uko uvuga niko ariko iyo bijemwe amahame mpuzamahanga amategeko ndetse n'ubwisanzure bwa muntu uraza gusanga ntaho umuco ugira ijambo mu mategeko naho Eric we yavuze ati mwaramutse neza abavandimwe atari ko se bwana munyamakuru Jonathan kubyutse watinye feminist ntacyo yisobanura namutinye ubona atinye ninde ngo watinye feminist Protea Rusoro ndagusuhuje nabone musuza Marishari hanyuma hari ikintu nashaka kuvuga mu kanya mu mbabarire ntabwo ntinda
hari ukuntu hari ikintu Derek yavuze mu kanya. Soma n'igitekerezo cya ba Benjamin. Urumva Derek? Soma ibitekerezo by'abadukurikiye. Ko hano nabaye ngenyine. Nca mu ijambo. Hano nabaye ngenyine. Oya murekera aho ngaho. Urumva Derek? Abantu bajya babona ibintu bibera muri uyu mujyi uyu munsi nk'ibyo Jonathan atavuga, bakibwira ngo ni ibyaduka. Nge nakuriye muri uyu mujyi nta kintu wambeshye. Ugiye gupima amabi yabaga muri uyu mujyi muri za 80-90 kuzamuka. Nibyo mwita amabi uyu munsi ubu ni makeya kurusha uko yarameze mbere. Nushaka fagita ndaziguhereza. Ejo bundi watuzaniye agapande. Ndaziguhereza. Nimushaka kuvuga ngo igiti cyabaye ishyamba. Ejo bundi yatuzaniye agapande. Kinzu yanditseho yari yanditseho ngo iki? Niba ngihuza abantu niba igira gute. Yari mu gihe mu kinyamakuru igihe bari babyanditse. None se wihakanye ifoto. Ni igihe cyayizanye. Tangiza mu kemiseri. Yari mu kinyamakuru igihe. Iriya foto waduhaye tukibaza ngo iriya nzu ikorerwamo iki? Ejo ibyikorerwamo nitumara kubimenya uzavuga ngo umuco ngo warangitse kandi barakoze n'icyapa bakagisohora. Dating hub yego. Dating hub. Uzi badetinga bate? Kudetinga ni iki badetinga bate? Ariko nibura kudetinga uragenda ugutereta. Bazanye inzu y'uruteretero. Yego. Iyo nzu kuyijyamo byahozeho irimo ibyangombwa byose by'uruteretero. Biri mu muco se? Ibyangombwa ni ibihe? Ni biri mu muco. Ibaza ariko usanze harimo na Buyoga na Ngarama bicundeba. Hanyuma se urumva binyuranye n'uruteretero. Dabiye binyuranye n'urubyina kabyiniro. Biranyuranye. Reka kadusome comment. Hari abisha amategeko amabwiriza y'uruhame. Icyo nashaka kuvuga amabwiriza agenga uruhame. Ariko mu ruteretero ushobora kuba ubishaka biriya yabigira ibya none. Ubishaka yabigira ibya none. Ariko umuntu wabyiniye muri Zenite ku Muhima muri za 80. Urumva akabyinira asizera akajyaho nahe hose. Arakubwira ngo ahubwo ubu ngubu harimo n'umuco kuko nk'ari barimo kubyinira biriya. Nibura harafunze afite n'amategeko n'amabwiriza. Sibyo? Barabikora gisirimu. Kera aho byari no ku muhanda no ku karubanda. Hari abantu kibona abakobwa bicuruza wa mugani ku mihanda birirwa batondekanyije ku mihanda. No kuvuza kandi leta nyine yarashyizemo imbaraga mu kubica. Kubica gute? Bimukiye kuri internet. Bimukiye kuri internet no kuri WhatsApp nayo hose. Wenda zatinda bose baragenda bashobora kuba bahari ariko nibura niyo initiative ya leta ukayibona. Initiative ahubwo inyoni zijya inama n'abarinzi baginde. Urumva no guhinduka kwa environment. Ibi byahozeho bizanahora abantu barabica ngo bikunde. Twabonye ko n'ubujura bwitwaje intwaro cyane mu gutera amabanki. Ubu noneho yatubwiye ko byahindutse. Ubu noneho barakoresha software ariko n'ubujura ni uburaya nabwo burakorwa ariko bugakorwa. Ubujura ntabwo bwavaho. Urumva? Biriya rero si uburaya. Biriya ntabwo ari uburaya. Oya warenze urugero rw'uburaya uvuga yuko bukorwa cyangwa budakorwa. Uko hano ahubwo uko abantu batangiye kuzana biriya rero uvuga uko abantu batangiye kuzana ibitekerezo by'uko abasoresha amadini n'abari babasoresha ikirenga. Niba wajyaga wishyura basoresha ubwambure. Niba wajyaga wishyura 5 wishyura 1,100 numara gukamuka n'isambi gushizo ntabwo uzasubirayo. Ahubwo ngende ribu cyangwa ndi polisi. Ntabanza nkamenya ko hari ahantu hari amabwiriza agenga yiba yarubahirijwe. Kuki tubahirijwe? Bakazana uwafotoye bakamufunga. Bakazana n'uwakwirakwije. Kuko hari ugufotora no gukwirakwiza. Kuki ukwirakwiza ibyo cyangwa muri gutera urwenya? Ntabwo rurimo. Dutera urwenya kuri mikoro. Twaje gutera urwenya se hano mu kazi. Umuntu wakwirakwije ari amafoto afite ikibazo kiruta kingana n'icyo wafotoye ariko kikaruta icyo abakoze biriya. Kuko abakoze biriya bari bafite amabwiriza bagendeyeho. Kandi bari bijejwe yuko ntawe uri bufotore. Wowe bakubwiye ngo bari gufotora bambaye ubusa hano kuri mikoro wacu. Ese reka twunkubaze tujye muri sauna babambaye gute? None se bari usanga bakamera sauna ibera mwiki? Sauna ibera mwiki rega icyo nicyo mwana nayo. No kwitogosa. Kugira ugatogota nyine. Ugamije iki? Hari kigamije kubisobanura neza. Hari kigamije wagisobanura. Sauna nukuruhuka. Hose nukuruhuka no gute? Gukora detoxification y'umubiri. Oya ntabwo turimo kwamamaza sauna. Gusohora imyanda. Oya nta sauna turi kwamamaza niba turabwira abantu n'uburyo bagomba kugarira. Sauna bambara bate? Bicanga bava muri sauna bajya mu tudusha koga no kujya gute? Sinkabe byose. Hari aho bita muri steam. Uyu uvuye muri sauna steam. None ukajya muri steam. Haba hari umwotsi. Nta tara ririmo. Haba harimo amatara y'umukara. Ale ngaho twarayo kamera yawe ifite neza ya danje. Umuntu uri muri sauna aba yambaye ubusa ari mu mazi ngira ngo. Oya nta mazi bari. Ibyo by'isauna n'ibiki? Nayo ntabwo urayijyamo. Kuyimara mwiki? Ibyo by'ibisitemu. Ngaho ujya kuri beach ku mazi Rubavu. Ngo ndi umunyacyaro. Jya ku mazi Rubavu. Urumva? Jya ku mapisine y'amahoteli ariko bagiye kwitunira ku bana barimo kwibyinira.
ntaho bitandukanye byose isi yarinjiriwe hano mudukurikiye isi yaroroshye ayo mashusho reka nyababwira uko ameze oya ni amashusho y'abakobwa ufite oya baba bari mu kabari babyina ni amafoto bafite amazi bayimenaho ni amashusho y'abagabo abandi bakagerageza ni amashusho y'abagabo baba bicaye bareba abakobwa nka dekiriva y'amashusho mu kabari widekiriva abakobwa gusa iriya foto y'abanyama abakobwa gusa ndi kudekiriva akabari ntabwo biri bukunde ni amafoto y'abantu erega abakobwa sinzi ni amafoto y'abantu tutari kwemera ko abakobwa aribo bakoze ibinyuranije ari amazi baherezwaga n'abandi si abagabo wabashyizemo si ikibazo cy'abayabaya washyizemo uwayiteraga amabwiriza agenga ahantu bari uwayiteraga ni ikibazo kiri shyiramo uwayiteraga amazi n'uwo yamureza na nyirakabari bayiteraga he urumva bayiteraga he kucecetse kudasubiza bayiteraga he amashusho bisaba kuzanyereka rero njye nayarebye reka nyadekirive oya niba utashobora kuyashyiraho kabari harimo ya matara ya nijoro abari muri za night club bari muri club aho amatara avangavanze ubutuku ubururu ibiki bari muri club abagabo bicaye ku dutebe hari n'abarambije hasi bicaye ariko se wari amashusho uhagaze bicaranye inzoga ibyo ni mu kabari wari bari amashusho uhagaze abakobwa rero ariho noneho night club iza uhagaze wagwa igihumbi bari kubyina indirimbo zitandukanye ndetse harimo n'indirimbo numvaga babyina ya wa muhanzikazi witwa Knowless wa hano ariko ni hagati yabo abakobwa barabyina hagati yabo nta mugabo urimo bambaye ubusa kuva hasi kugera hejuru uretse udukweto bambaye ko bari kubyinira kuri sima noneho bagafata ayo mazi n'izo nzoga bakabyisuka mu myanya y'ibanga barangiza bakiyaranja uburyo amatembabuzi yabo ajya hanze amatembabuzi yego ibyo ni biri muri ayo mashusho amatembabuzi yabo so yabonye barakubwira ko aba bakobwa mu mashusho yabo mu majwi yabo twagerageje ngo muyumve bo ubwabo baravuga ngo oya bari n'abatagiye babazaga show ko yari imeze ariko arabaza ujyayo yego aramubaza ngo muracyakora ejo nzaze uwo nutaha ibyo birori wasibye undi ati yewe ati rero aterega barahafunze ntabwo wamenye ibyabaye umukwabu na pandagari ibyo mwabikurikiye ariko harimo icyo gusoza umukobwa avuga ngo ati yewe ati mwaje muje ati ni ugushaka kashi ati niyo mibereho nta kindi twabihindura baradufunga bakadufungura ate se ati ntabwo musambana ati iyo birangiye niho twigira ati tujya gusambana birangiye ariko ati iyo birangiye apana harandi basambana ndetse uri umuntu muri sauna ati birangiye ugahura n'umuntu muri gym bambaye ubusa mugahana n'amabwiriza yo gutanga ku kazi muri ka free days hari birenze se n'amabwiriza yo gutanga ku kazi harimo kukuvugira ngo uzemera kuza kubyinira abakiriya wambaye ubusa hari n'abahurira bavandi murashaka umukobwa wo mu Rwanda ahabwa akazi kubera ibyo bintu ahabwa akazi kubera ibyo bintu yego mu kazi tuguha uremera kuzabyinira abakiriya bacu wambaye ubusa byose urashaka yuko mu guha akazi uwo mukobwa uvuga ngo ugomba kuza wambaye nk'ababikira ibisigaye gutegeka nicyo nashaka kwibariza gutegeka umuntu ikintu cyose sosiyete rimwe bwo kujaginga ni mwisanzure ni mubyine niba arengeje imyaka 18 agasigiye kontara mwemera ko hari umuhitiramo se umunyarwandakazi ufite agaciro ariko umunyarwandakazi arakandabijwe kandi cyo kibazo ufite agaciro ko nuva bateze ku banyarwandakazi urukundo bakunze ni kibari abantu nta bwenge bafite hari impapuro z'indera bakubwiye bagendana mu ntoki bari abantu urabasimbura ibitekerezo urabatunze wababeshaho reka Jonathan mubwire ko iyo uriya muntu wafotoye adafotora n'ubu ibintu biba bikijya mbere n'ubu birakomeje kandi aho batafotoye birimo kujya ni ukuvuga ngo rero ikibazo ni uwafotoye uze kumbwira nkurangire nimugoroba huge naho ubundi hariya naho ubundi bariya polisi babafashe bashakisha amakuru urumva baramenya n'ahandi henshi abadukurikiye bagiye batwandikira komenti zitandukanye ariko nyine ntabwo byoroshye Bienvenue w'ikirinda ati amahoro ati ndi Karongi ariko buriya muntu ibyo twabivuze naho Karisimbi we ati ikosa ni uwafotoye niwe utuma twe tutajyayo tubona biri normal. Hanyuma Kunda Frank yavuze ati bonjour ati munsobanurire biriya bintu mu Rwanda biremewe ese nyirakabari kuba yarashyiriweho amategeko niba bitemewe byahise byemerwa ati nanjye nzacuruza urumogi ati nanjye nzacuruza urumogi ati nkingeho baruhanywere ruzahita rwemerwa arabaza ati nanjye nzacuruza urumogi nkingeho
tuzatumira minisitiri hano utuma twishima azabibasobanurire abifite mu nshingano arimo kwitiranya ababwire iby'umuco rwose ababwire n'ikintu cyo gukora kwizera hajya umuco uracyabigira minisiteri cyangwa n'urubyiruko umuco ubanza utakigira minisiteri kujya mu bintu by'urukozasoni umuco bawujyanye muri minu bumwe usigaye ushinzwe witwa Nizeyimana Innocent Innocent si inshuti yacu se uzambubwira azaza anasobanurira abaturage ati biriya bintu kariya gahanze kazahandurwa n'iki